Nitwa Wanny Mutoni. Nakuze nk'abandi bana bose. Nderwa n'umubyeyi umwe. Kwiga bigoye. Naho nsoreje mbura akazi ndetse n'urukundo rwo mu buto bwanjye. Ubuzima bwakomeje kutubera ingorabahizi. Mpitamo kujya gukora akazi ko mu rugo. Nubwo nako bitanyoroheye. Gutotezwa, guhagikwa, iryo funguro ryanjye. Urahitamo ubuzima bwawe urukumva no kubika ibintu ubonye hano. Mbwira urahitamo iki? Asire gutangije niwe mbaza. Ndumva hari n'akaryo mu bubwiye mama cyangwa papa kuri ibi bintu ubonye muri iki cyumba. Nzahita nkwisha. Urukumva? Yego. Shingo kugenda mva. Yanda gisubira mu kandi uzongera kwinjira mu handi ndakomanze. Nzakuvuna. Nako nta nubwo ari kukuvuna nzakuvuna. Kintu cyo kinkuye muri vibe zanjye. Shenzi. Ubusa inzoga yaryoshye yaryohanye nende sirinjira. Ubuzima n'indorerwamo ibintu byose biri imbere yanjye. Ese navukiye kuruha biranze mpindutse makuba. Agahinda n'ikishakagira mubi. Ese kuki njye mana ingaruka z'amakosa ntazi nyine gutabarwa hari inzozi zanjye saba impamo. Yesuwe Chris kuko bahuri urasinzira uraryama ukabishobora tutavugana utazi ukomeza. Chris imibi yawe yabaye iki ko nkomeza guhangayika ku bwawe? Igihe wamaye cyo kugaruka cyararenze, nimero yawe ntiriho Chris. Why tuza utari kubahiriza amasezerano wamaye? uriya muhungu twahuriye hariya naramukunze, mukunda n'umutima wanjye wose, ariko si ubu basi byibuze mana ubu nzongera kumubona. Ibyiyumviro byanjye byose byari byarasinziriye, ariko ngeze hariya muri supermarket nkahura n'uriya muhungu, ibyiyumviro byanjye byose byahise bikanguka. Mana ndakwinginze imbere ndi kwicishamo yanze gucamo. Se Chris ijwi ryanjye uraryumva aho uri, byibuze byaba ari kugeraho. Wanny, calm down. Nakonze reka nkomeze ntegereze nihangane. Ubuzima n'indorerwamo ibintu byiza byose biri imbere yanjye. Ese navukiye kuruha biranze mpindutse makuba. uzongera umpa amahirwe yo kongera guhura n'uriya muhungu, kuko naramukunze, ndamukunda, sinkiryama
sinyisinzira inzozi zanjye zose zihora ziganje muri amuhungu nabonye kiragiye nongera kumubona aha rubanza nzajya no mu rusengero nkatanga itoro ry'ishimwe Iyombimenya nari kwihitiramo aho mvuka nari guhitamo uwo nkunda Kristo cyane hatari man Asha twaraburanye kabisa twaraburanye turagenda wowe ukajya muzawe nkajya muzange ariko waragiye urabyimba arabora hakumereye neza cyane hari akazi kaba ari ugutera utwuma ukagira utukarya nge ntagatuza dore ibisoza ahubwo usumva man ejo bundi nikoje gutya kuri Instagram muri na cyane itacyake baby nyine mwicaranaga muri class urwanze kumusiga rumeza muri iyi minsi oyas aha cyakunda hari ibintu byarahindutse oyas cyane tambwira ariko kutagitaye akareka umuntu ushaka anyuramo kugira ngo iyo level ko imata yakoze kera ugira ngo ubu ngubu byakora oyas cyararemereye ubu kirarenze fo cyaranyandikiye numva natereta ako mbonye nekereje ko nyine mfite bani wanjye cyake twari tutaraburana nyine ase man amakuru y'abantu banze ko bagiye kukubaza shamani ni birebire tu nese bimeze bite biracyarimo se cyangwa bimwe byaba by'aba diaspora ese ubona ibindi byana birenze biragenda man uzu budage nakoze man nimero yabaga kuri email hindura telefone email yanjye nibagirwa password nibagirwa buri kintu cyose ese muri iki gihe iyo ujya ku mbuga se baramuzanaho ntubizi se ko kadakoresha imbuga karaka uriya mwana n'umudive urabizi n'umudive n'umudive bafite ibintu by'ibikode utamenya man ngaba no mu bamifemu naramushatse kuri Facebook ndamubura Instagram ngiye ni wabo noneho ntabwo bahari ngo barimutse ese ubwo ufite gahunda umunsi uracyamukunda ndamukunda ariko ntangiye kumwikuramo umujyi ni munini kubona umukobwa bro mwana muzima kuri yabarabuze muri iyi minsi kandi uriya mwana ndakeka atarahindutse afite discipline ukuntu ushatse wabigerageza urukundo n'u rwa mbere umusabirangoye kuko nawe niba bikikurimo nta mvuye yose wakwiye kuba warashatse undi yuba warabivuyemo ese igihe wabariye ntabwo urasoza kubara ibintu byawe se birabarika ahubwo ko aba ari ibibazo kandi yagiye binzunguza mutikanisha umutwe hanyuma se ntabwo byarabyo wabanje kubibara mwiriya kayiti ya biswi nta kintu kirimo nawe wayanditse ese undi ko mbona ibintu byawe bimaze no gushira muri botike none usigaye ubundi ucuruzi banza wanikira biswi ariko nawe tuyandi ubusa mbwira ngo ucuruza iki se nasabwe twafashe intego ubwo se ngenda ndahagera mama urajya wiyeranje oya ni wajya ubara kuriya cyangwa se ukaza gufata aha gusara na mama uriya kuko se ntabwo bibereka uretse ko ibintu bijyanye ngiye ntabwo mbishoboye mbabarira ukazi se bimeze bite mama ko ari serera ako nyine ni ukugerageza ko ntabwo babyoroshye ariko nizere ko udafite ababonse b'abana babi nkuko kiriya kigo kirirwa kintuka kagiye maze no kukirambira ese urwego rwo gushaka wiki none hejuru cyajya kinira iseseme kindukaho urakagwa mu cyabuze icyo kivuga ngo rero mama wini ngo ariko uziko ngukunda buriya nakuzanye hano mu kubera iyo nzobe yawe inzobe ki aragakunda umurimo mama reka hari igihe aza akabimbwira ntekereje ukuntu mba numva inzara irimo kutwundya nanze gukora muri ibi tindi gasa nibyo ngo ndimo ndanacuruza iragize akaza gutera stress ese mama buri ubuzima buzarangira gute ko ngiye nihiringa dore naciye bugufi njya gushaka akazi we nigerageza komeza ukore kandi ushyiremo umwete buri cyambere no kugira wizerwe mama wini bite meze neza akibiri ibikimba mbona hano habaye iki se bose ni ibikimba mbona hano hanyuma se uri kubona ibiki mama wini wagira gakunda akazi byageze gute biraza gusubirwamo habaye iki se undi uje warakaye none mama reka n'uyu uriya mutesha mutwe kurada ibyo birayi bishyira aho ngaho turatubipakire mama reka nkubwire uriya mugabo rero usibye kumera nk'igipfamatwi ukajya umwirengagiza urabona atarasaze
ngandira ku aje ndikije mu pura gikeye ariko sibazi ko nshaka igihe ibyo byose bya twabigira ibyacu kagenda nakwibwirira ubundi ubaye uruteretana n'umuntu wateretana n'uriya muntu burasikirana abanyeshaka iki rero kuntu gisa usije ko gifite amafaranga ariko siburangiye kira amafaranga y'umutindi mama amafaranga ko mama ngiye mfite ikibazo ntabwo tumukomoje ibaze ko nagiye Imana nkifata nayishyize mu gacupa nta n'umukobwa na terese nta nubwo namuciye inyuma nari ntawe no kurota nabikoze mvuga ati ninza umukunzi narateguye n'amagift ahubwo ibyo bita amatage nyine yo kuburana bya kare uwabuze n'undi muntu abashuti be bose ba Berize na basanze bose nta muntu n'umwe wigeze ubona ngo mubaze ubu ngubu ikintu ndi gukora ni icyo ngicyo ndi gushakisha ahantu nabona nk'umushuti umwe waduhuza dukubita imitwe uriya nawe nyine ntabwo abana n'abantu ntabwo aba ku mbuga ntaki aragoye sana kumubona niba yarashatse niba yarabaye ikizi ntabwo gahunda ni iyihe nimubura nkomaza kumubura nyine nzabireka nose wakora iki ubwo wasanga hakurya try your best kabisa wasanga amahirwe bishobora gukunda niba birimo Imana ubwo ni nuko nyine ntangiye kujya nibwira ko atari nk'igeno ryanjye wenda hari simbizi n'imitu ariko nzakomeza nkora ibishoboka byose wenda nzamubona ese ubu nta rukundo rushyashya urimo akashari ry'abana bivemo ngaho nyine turimo n'icyo gushaka amafaranga nabyo y'inkondo reka wenda ku ruhande umuntu akabomora bikarangira ukikomereza ibyawe hit and run reka mubwire buriya iyo udafite umukunzi umwe nyine ngo wenda bare nawe munakorana ibintu byose ako kavuyo k'abakobwa karagusubiza hasi amafaranga urayashaka ukayoberwa hagiye ngayibaza bamutegeye akamoto cyangwa kayego ejo haje undi gawe wamuhamagaje se itireta biragora ni Kigali niyo mpamvu ugomba gushaka umwe nyine apikayise shaka umwe cyangwa wibere nawe amafaranga mfite ndakennye ubu njye nabaye padiri ninabona uriya nzabyihorera kabisa shane ibisazi kabisa mva mubwire rero musa turabonanye rero buriya ariko ubutaduhuze dupanga ibintu byinshi nese ugiye he gabana nari mfite nanjye yamugiye gato ugiye muri bya bindi byawe yava muri ayo naguketse mane muri ayo bro mvase wahoze ari kuba mwana uriya ngo mwana n'umuveho bro ndamutigita mane nawe umfashe ukuntu nabona amakuru buri ni cyo kibazo ufite cya Chris ama Chris yaragiye noneho Chris igiye yamaye cyararenze nimuvugana se ntabwo tuvugana nimero isigaye yarananiye kuva ryari kutabimbwiye mama Chris nimero yanyicishamo yanze gucamo mama singisinzira none se ejo bundi ko tutiyambwiye ko wari ugiye kumureba he kurumva iryo jambo rigize kunca umunsi Chris yari yagaruka ntabwo yari yagaruka nyine twari tukivugana kuri telefone none ubu ngubu mama ndakubwiye ngo ngewe rwose sibwo mama Chris anyanze nabahona oya humura mwana wawe ntabwo Chris ashobora kwanga kuko nzi ko urukundo barahinduka wasanga yageze hanze wenda akabona ntibishoboka urwanya rwe naruhaye umugisha kandi Imana yaruhaye umugisha wowe ugituza hamwe no gusenga ntabwo twaburanye Imana ndagukunda nanjye nicyo gukundira kirenze n'ukuntu nyine uba ntera imbaraga ariko siko muzi ko mwabana muri mufite kandi nta wundi muntu wo hanze nzakunda kurusha mwebwe nzakomeza mu Rwanda ishyaka buri kintu cyose gikenewe urumva ikintu cyose gikenewe nzajya ngikora ariko nibura njye mbona mwishimye cyane cyane akabucura kanje mbona nakitayeho uragira ngo ntago ngomba kukarwanya natwe n'impamvu tuzakora igishoboka cyose tukakunezeza uri umubyeyi mwiza nzajya nkomeza ngerageze mubeze inshuro ndaje gatoya ndaje gato sibyo ngakomeza ugendere n'ibyo bitoki kuba bipakuruye tubone ibyo dukoresha mu kanya bose ni n'amaguru wasanga ari cya kigali kirimo kunesha umutwe buri munsi buri saha ubuzima ni indorerwamo ibindi byiza byose biri imbere yanjye ese navukiye kuruha biranze mpindutse makuba agahinda ni we
ninjye uko bwira ngo simwifatishwe ahubwo uziko zihunguye ivu zangiza zikicara ku meza. Basi Sheilla ufite iki kibazo tugufasha? Urabona njye afite ikibazo imbere yawe. Ndakubaza uvuye he? None se kabiri kangaho mbazaho ngiye. Ikindi kandi singaje mvuga ngo nurangiza ufata ubwo buboko bwawe ushyiraho ngo amanura ibyo manurase. Dore ukuntu ndeba ni sesema wambese. Rero reka nkubwire. Kabwirwa ishyano. Urabizi Windungu rutaki. Urabizi ncisha make kuri wowe. Ibyo birakureba. Ntago nje bindeba. Ndakubajije uvuye he? Nje shinzwe kwirirwa nkora amasuku. Ariko se nshinzwe kubwira aho ngiye aho ngiye nkubaza aho ugiye. Ariko ubundi kuki mvugo kwamvugiramo wambesirewe? Nje mvuga gute ukamvugiramo? Ndakubaza ngo nje shinzwe gukora amasuku hano uyobe. We icazwa byawe icazwa. Ako Sheilla. Icaraho gaho. Ndakubwiye ngo icaraho. Reka njye nkubwire none waranyibagiwe. Urabizi ko hari amabanga yawe mfite. Ibyo ntago bindeba. Kandi nundeba nabigenda bivuga. We ego mana yayi. Uragomeza kunyinisha ndakujwibura. Ndakuvuna ubwo buguru ndabuca. Amabanga ngufite ndagira ngo ndavuga ingica icazwa hari kwa mbesirwe. Icazwa. Sehari mvuga ngo urareba ukuntu kabaka urareba ukuntu ba unyigiraho imbere yanjye. Amabanga yanjye nande. Urantera ubwoba njyewe se? Ndabigize byose ndabivuga. Hallo? Njyewe urantera ubwoba. Sheilla urantera ubwoba. Ndakubwiye ngo hari ubanze waribagiwe. Dukora iki?